uje kundeba uri hehe arahari sinzamenya yagiye ntugira ubwenge nasize nkubwiye ngo iki ntabwo nari mbizi nasotse nakubwiye ngo ntagucike kuki yagucitse twari twavuganye iki bro urabona utamemukiye koko bane witugonze umuntu Jesus abantu babagenda bajya mu muhanda twari tumugonze bigenze gute twihute kwa muganga nta kintu abaye nta cyabaye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si n'umwana w'umuntu ngo yivuguruze tuzi neza ko Imana igomba kugarura utuko kandi ikamugarura muri uru rugo reka twese dusenge duhamagara utuko Oh haleluya mwana w'intama w'Imana twemerera ugarure utuko muri iyi famille narampamagaye ati ngo ari kwa muganga ariko ibyo simbyitayeho gusa baramubonye ubu ngiye kunyarukirayo. Amen Yesu kibara ni cyane. Haleluya haleluya. niko babikuye no kumenya simane ganje mane rega ibyisi ntabwo dukomeza dukatiye hano buriya birarangiye tuzavugana mugende tuzavugana turahari gahunda irahari ntacyo bitwaye mane ga bari abakobwa nabo yaba ndeba nabo gukora byarabananiye urumva niga mani buriya akazi bakoze kazi kontu kavuna ariko manje ibintu baba batubwiye ngiye numva ari byo reka da urangiye ntabwo bizi rero nabumviye gusa nanze ko bagenda barakaye bitanemera nuri ntacyo tugiye gukora mu rugo tugende tugereyo twumve kumba numva giye bitande mu byo bintu byanyu kweri uyu ubundi rega kubwira none se akazi ni amafaranga ni make kujya gusenga icyo bidutwaye ese amafaranga ari make ubwo uyu mwanya twagataye tujyeyo twakabaye kujya gushaka andi gushaka wese tugiye gusenga kwanza umwanya tuhereza Imana rero ko Imana nayo ishobora kudindira akazi use yangira ministre cyangwa yangira president wenda warenza president akivuga iki mwana ayo masengesho buri munsi nayiki iyo ngiye kurya ndasenga nta birenze ibyo rero ega mubwira ya masengesho usenga ugiye kurya ntaho yakugeza ariya na Mana mfashe ijambo ryavanga abanshakana umwete bazambona bahise tukagenda gusenga n'ubundi ko tuvuye mu kazi kandi tunaniwe twakigendeye gusenga nari mfite akaraka mu kanyi nshaka gukora ko guhinga hara hirya wandetse kweri tubaze tukajya gusenga Imana ko yanaduhindurira akazi baseka nkwereke tugende tumare isaha imwe yonyene twite twitahira isaha imwe turimo dusenga duhumirije yasugumiza gusa twanahimbaza Imana tubyina biragoye ndumva reka tugende tumara isaha imwe duhite twitahira okay ntari bisaba tugende ntari sawa nakubwiye yuko ugomba kuza hano utuko yabonetse ndiyamu utukora hari ndenza mukwereka mu minsi ibyo bintu ntabwo nkeneye kubyumva uri kumva neza utukwa tancika soka va hano genda kuki yanakubwiye ko utuko mufite kandi nzamukwereka Akosemi igihe cyose uhora kuri telefone igihe cyose ntabwo ugiye irigengo nanuke uve kuri telefone wagira ngo nkorera iki nese ubu ngubu kuki utatetse kube wabujijwe n'iki kandi uri hano uri umutako hano muri rugo ntago ndi umukozi wanyu wo kwirwa mbatekera ariko nawe ibyo urabizi nushatse kuva kuri urabo bazanye hano muri rugo
Gabanya amagambo. kandi ndabona kumvunisha kwanyu ibintu ntabwo ari byo rwose ntazabishobora. Ujye ubikora cyangwa ubireke. Njye mva mu kirombe nzene nahire n'intezi nzina nateke. Use nibyarira amata muzanywaho cyangwa muzandikira nayo. Uzakora icyumva kikurimo. Ibyo mukora ntabwo ari byo kabisa. Biba kuri telefone twagira ngo urumutako muri inzu. Abona ibintu byawe ari byo. Muri taka ryangiye muri bote. Mutamenya ariko ndigiye. Ego komana. Ni papa asigaye akora? Naye ntabwo nimbizi umuntu mushyashya mbonye umugore se muvanye nuwahe se ubaha ngaha ngenda bizi byanga mu cyaro. Si njyewe ndabizi ko mubonye ubu ngubu hano batavuye mu kabari bana se uza muvanye amutoraguye. Ni ibi ngibi byirirwa hano. None nabyo bindambiye kabisa. Ubuse nk'umubyeyi reba azanye ndi mugore kweri. Papa rwose. Bana muri aho neza? Amakuru yanyu neza. Uriya mugore bite? Uriya mugore rero bana banjye ni umugore uje kubarera nishakiye. Aturera iki? Ubusi imyaka dufite niyo kurerwa n'abagore batatu. None ko nyoko yabataye, ntabwo mubizi ko nyoko yabataye. Nyoko yabataye rero mureke uyu n'umudamu wanjye mwiza natoranije kugira ngo mubane nawe abarere. Mama aho yagiye ntabwo tuhazi se. Uri kuvuga ngo ni nyoko se uriya mugore nuwahe uzanye hano? Bana ba ntimukansuzugure kandi narababyaye. Ntabwo ari gusuzugura. Ntabwo tugusuzugura. Ahubwo ndi gutekereza uriya mugore uzanye itungana gutya n'uwiki. None se ugiye kuntungira urugo sha? Ubundi se udutunze kangahe? Reba nk'iyo nzoga ufite. Waje wasi. Ahubwo mumbwire mbahesha bana banjye. Iyo nzoga ntabwo dushobora kuyinywa ngo twemerere. Ahubwo bana bani muze mbahe bana banjye. Oya. Musomeho. Yasuka kagenda. Ntabwo bibaho bana banjye iyo nategetse banategetse. Tegera mutware mwe ngo ntago munshaka. Yego umugore mwiza. Ubu se mwaranzanye. Ngomba kubana n'umugabo wanzanye mwebwe kunshaka kwanyu nta gaciro mbe. Yantoranyije mu bandi bagore bose. Anzana muri uru rugo. Yabonaga ko akwiriye umufasha. Niko bimeze. Ubundi ko mwebwe mugenda mukamuta nk'aho mukobwa wari waragiye mu mujyi. Ibyo birakureba wana naragiye sere wa mugore we. Uko yabayeho urabizi. Abayeho neza ko twari turi kumwe. Ahubwo ushuti. Papa njye mbuje kuri uyu mugore ntago twashobokana rwose. Rero nimunsuzugura uru rugo muraruvamo. Byabye bacu dukorera. Isi tubikore gute kwera. Sasa ikamubwira me. Ibintu ntabwo ari byo guceceka gutya gusa. Reka nkwereke njye kunde nkarabe nitereho tuzi akutambara ibigenda nk'ibyo mu cyaro. Oya arutwenda wanzaniye. Tumwanzane kagapantaro nuko tumaze gusaza natwe ariko ndatwambara uko turi. Ariko turete tujyana ahantu urabyemeye? Nta kibazo ahubwo gira vuba. Okay reka nkore vuba. Sinakubwiye gutyo yongera ubyitegereze neza ariko bireba neza inda sivuye he umuntu ayirimo se umva njye narakubwiye ngo wambwiye ikintu ndagikora nyine ariko tugomba kugira ngo tubeshe wenyine. Oya njye nakubwiye ngo ngiye kwa muganga mba nagiyeyo ngwinda ibyawe ntabwo yomera indurutse he nyine twigendeshe uwa ntabwo neza umpagaze. Muraho. Makuru ni meza. Karibu. Oya. Njyewe Randi se
ahubwo se shatse yigeze agera hano ra Chance oya agukora iki se yarambwiye ko aza kureba butuko ariko se kandi abakobwa bose musigaye muza hano mushaka kureba butuko agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana amahoro. mbega umunsi we iwe umva ariko nta kibazo nta gihombo kirimo oya ariko mubwiye grande semva mubwire buriya warampemukiye ni uko nabyirengagije ngaceceka nakugize neza ariko si ukumbwira ngo nsubire kwa muganga ngo njye kwipimisha hanyuma furora tuvuye twishimye ariko reka nkubwire nagize ubwoba mu mateka yanjye navugaga nti Mana nasubire noneho ngasanga inda yajemo byagenda. Haleluya, amina. Nishimye ku bwanyu, nishimye ku uyu munsi. Ni ukuri hano umuririmbyi wa 32 mu ndirimbo zo gushima Imana haravuze ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi. Haleluya. Namenye neza ko umutima w'umuntu iyo ufungutse ukabohoka hari ahantu ugera twebwe ubwacu tutagera, ahantu ugera abisi batagera, ariko kayira konyine Imana itabarira